aho uyu mugabo benshi bita Kazungu ngo yasanze umugore we mu cyumba cy'umukozi akamutema ingingo zimwe z'umubiri akazitandukanya kugeza mwishe. Sebanani Eric alias Kazungu yagaragaye imbere y'inteko y'iburanisha igizwe n'umucamanza umwe ndetse n'umwanditsi w'urukiko aburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyaha akurikiranyweho cy'ubwicanyi, aho ngo ashinjwa kwica umugore we mu cyumba cy'iburanisha mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Sebanani Eric alias Kazungu yagaragaye imbere y'inteko y'iburanisha igizwe n'umucamanza umwe ndetse n'umwanditsi w'urukiko aburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyaha akurikiranyweho cy'ubwicanyi, aho ngo ashinjwa kwica umugore we Murekeyitetu Suzanne bari bafitanye abana batatu. Niburanisha ryatangiye Kazungu abazwa niba arakomeza kuburana yemera icyaha aregwa cyangwa niba araba agihakana atazuyaje ahamya ko yemera iki cyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwatangiye busobanura impamvu bwahisemo kuregera urukiko mu gihe no mwibazwa rye mu bugenzacyaha uyu mugabo yari yaremeye uruhare rwe muri iki gikorwa cy'ubwicanyi. Buvuga ko hashingiwe ku kuntu ifatwa rye ryagoranye kandi ko nta cyuho yafatiwemo, bityo ko kwemera icyaha ari uburyo bwo kwihunza inshingano, ngo cyane ko ngo agaragaza ko yabikoze ubwonko bwe butari ku murongo. Ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rukomeza gukurikirana uyu mugabo afunzwe, ngo kuko mu gihe yaba arekuwe ashobora kongera gutoroka bikaba byanagorana kongera kumubona, ariko kandi ngo byaba ari n'uburyo bwiza bwo gukomeza kubungabunga ituze muri rubanda. Imbere y'inteko iburanisha, Sebanani Eric alias Kazungu yatangiye kwiregura asaba Imana imbabazi, umuryango nyarwanda muri rusange ndetse n'uwe yasize icyasha, agaragaza ko iki cyaha yagikoze kubera uburakari yari amaze guterwa n'umugore we wamututse akanamucira mu maso, ngo byiyongereyeho n'amakimbirane bari bamaranye igihe ashingiye ku mwana uyu mugore yabyaye ahandi. Ati nyuma yuko umugore antutse akanancira mu maso nongeye kugarura ubwenge nisanga ndi kurorongotana ntazi niyonjya, nyuma mfashwe nibwo nasobanuriwe ko nishe umugore mbwirwa ko kandi nabikoze mu buryo bw'indengakamere. Umucamanza yabajije impamvu uyu nyuma yo kwica umugore we yahunze, avuga ko nabyo atazi uko byagenze kuko ngo icyo gihe ubwenge bwe bwari bwahabye. Umunyamategeko wunganira uregwa yunze mu ry'umukiriya we ashimangira ko ashobora kuba yarabitewe n'ubwo bushotoranyi bw'umugore we koko bikanamutera ihungabana, ahubwo ko mu cyimbo cyo gukomeza gukurikiranwa afunzwe ngo yajyanwa mu bitaro bya Ndera agasuzumwa, byaba ngombwa akitabwaho nk'umurwayi wo mu mutwe. Nyuma y'iminota mike iburanisha ritangiye hamaze kumvwa impande zombi, umucamanza yahise apfundikira iburanisha avuga ko umwanzuro waryo uzasomwa tariki 25 z'ukwa kane 2023 saa 9 z'amanywa. Nyuma y'iri buranisha bamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera bagaragaje ko hari icyizere ku butabera bifuza cyongerewe no kuba Kazungu ubwe yiyemerera icyaha, ariko ngo hakwiye kuzabaho gushishoza kw'abacamanza mu gufata imyanzuro kuko nguyu agaragaza ko yaba yaragize ihungabana mu gukora bikorwa ibyo bo bita amatakirangoyi. Twe dufite ubwoba ko twari tuzi ko ashobora guhakana kuko nabyo hari ababivugaga kandi yanabikora koko, ariko ikintu twumvise nuko n'ibyaha n'ubwo nuko yemeye ko kiracyari wagikoze. Ubwiregure bwa Kazungu urebye burimo ibintu by'ubucabiranya n'amanyanga menshi, kuko aho avuga ngo bira byabaye ngo yari yagiye ngo ntabizi neza ngo ntabisobanukiwe, ariko yibaza impamvu yabikoze yarangiza gahunga. Icyo rero nicyo kinyereka ko ibyo yakoze n'ubundi ari ibintu yari yaragambiriye, yishe umuntu arangije ahunga, ahubwo igihugu kimubana gitoya, amaraso yamennye y'umugore we aramufata afatwa gutyo, ariko bira yavuga ngo ntabwo ngo ntiyaraza hajya ngo yagendaga arorongotana, birabyo n'ukubeshya. Amatakira ngo nyine niko bya bindi umucamanza yamubaza ikintu ntaburi icyo avuga, ariko n'ukubeshya n'amatakira ngo iki cyaha uyu mugabo akurikiranyweho cyakozwe mu ijoro ryo ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2023, ngubwo uyu Kazungu yatahaga agasanga umugore we mu nzu ari kumwe n'umukozi, habanza kubaho intonganya zanavuyemo umwanzuro wafashwe n'uyu Kazungu amukubita icupa rya rikeri ryarimo inzoga yari yinjeranye mu nzu anywa. Umukozi wabo ngo yiruka ajya gutabaza umugore we asubira mu cyumba aho abana bari baryamye yiringiye ko umugabo we atamuhemukira imbere yabo. Gusa ngo ibi ntibyamukanze kuko ngo aha mu maso y'urubyaro rwe niho yiciye umugore we Murekeyitetu Suzanne mu buryo busobanurwa nk'indengakamere. Abaturage bo mu mudugudu wa Muganza mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara barasanisha igikorwa umugabo witwa Sebanani Eric yarayakoze n'amakimbirane yajyaga agirana n'umugore we witwa Murekeyitetu Suzanne akomoka
bikomoka ku mwana uyu mugore yari yarabyaye mbere y'uko babana. Ibi rero ni nabyo abaturage bakeka ko byabaye intandaro y'igikorwa cyakozwe mu ijoro ryakeye, aho uyu mugabo benshi bita Kazungu ngo yasanze umugore we mu cyumba cy'umukozi akamutema ingingo zimwe z'umubiri akazitandukanya kugeza mwishe, ngo kabone n'ubwo bari bamaze iminsi bagaragaza ko biyunze, kuko n'uwo mwana wabashyamiranya umugore yari yarafashe umwanzuro wo kumujyana mu muryango avukamo. Ariko ngo ibi byaraye bibaye biragaragaza ko nubwo umugabo yajyaga agaragaza ko nta kibazo bafitanye, ariko ko ku mutima yari agifite imbereka. Ariko kuva icyo gihe nyine twabunga ntabwo bigeze baryamana. Hapi bararagukubiri umugabo yarafite inzu ye n'umugore afite iye. Noneho nyine nijoro tugiye kumva hari mu masaa 7 n'igice kumva umwana umuntu avugije induru, turasohoka yagenda asanga umugore aganga bagaciye akaboko bagatemaguye. Ubu none ubwo baburanyice. Umugore yari yaragarukiye umugabo, ariko bigaragare ko umugabo nta bwumvikane yari amufitiye. Bigaragare ko we umugore yamwiyumvagamo, ariko umugabo we ntabwo rwose yamwiyumvagamo. We hanze yagaragazaga ko nyine yumva ko bari kumwe, ariko isura nayigaragaze y'ibintu y'ubugizi bwa nabi nka buriya. Ngo yamuciye umutwe ujya hasi, igihimba gisigara hejuru ku buriri aho yari aryamye nyine yamutsinze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Sauveri ahamya iby'aya makimbirane asanishwa n'uru rupfu rwamenyekanye mu masaa 7 z'ijoro. Gusa ngo ibi byatunguranye bigendanye no kuba hari hashize iminsi mike bagaragaza ko biyunze. Ngira ngo icyari gihari cyo nuko bavuga yuko umugore bajya gushakana yari afite umwana yari yarabyaye, ariko umugabo akaba yarazi ko umwana ari uwe, ariko biza kumenyekana ko umwana atari uwe, ndetse n'umwana bari baramusubije muri uwo muryango kwa nyirawo. Nta kibazo cyari kigihari, icyo nicyo bapfaga cyari cyarakemutse, noneho babana neza. So tuza gutungurwa rero nuko muri iri joro ryakeye yaje kumwica, akamwica nyine anamutemaguye. Hanyuma abaturage ntabwo batabaye se kugeza ubwo bamwishe bikagira gutyo, nta nduru igeze ivuga. Igihari cyo ngira ngo duhere ku umukozi yatabaje, ndetse afata umuhoro, n'umuturanyi arabyuka afata umuhoro nashaka kumutema. So nyuma aza kwirukankaho. Iyo umuntu yateguye igikorwa nk'icyo ategura nuko azatoroka, ariko none nacyo tunagarukaho cyane tunabwira abaturage uruhare rw'abaturage mu gutabara, kugira ngo tusubire kuri wa muco wo gutabarana, kuko iyo bamuvugiriza induru bakamanuka izindi ngo zose zibyuka zimuvugiriza induru, ndetse n'irondo ryari hafi aho ngo ryari kutabara bakamufata. Ariko induru yabaye y'uwo mwana w'umukozi wabo, so niyo mpamvu yashoboye gutoroka aragenda. So tubigaruke twe dushishikariza abaturage bacu muri rusange yuko bakwiriye gusubira kuri uwo muco wo gutabarana. Niba umwana atinyera kumufata, ariko nibamuha induru bamuherekeze n'induru kugeza igihe abantu bamufatiye n'irondo riri hafi aho ngaho rishobore kuba ryatabara umugizi wa nabi afatwe. Ubwo twageragezaga kuvugisha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntibyadukundiye, kuko umuvugizi warwo Dr Murangira Thierry atitabaga telefone y'umunyamakuru, yewe n'ubutumwa twamwandikiye ntiyabusubije kugeza ubwo twamaraga gutunganya iyi nkuru. Hari abaturage bagaragaza ko ubukana ikibazo cy'impfu zikomoka ku makimbirane y'abagize umuryango gifite, ngo igihe kigeze ko niba aba bana bagaragaza ukutumvikana bikaba rimwe bakiyunga, ariko ejo n'ejo bundi bigasubira, ngo nta mpamvu yo gukomeza kubunga, ahubwo ko bajya babatandukanya mu mahoro bitarageraho umwe avutse ubuzima mugenzi we. Uyu mugabo bikekwa ko ari we wishe umugore we amutemye ari mu kigero cy'imyaka 35, mu gihe umugore we yari afite imyaka 34 y'amavuko. Bari barabyaranye abana babiri, gusa umugore we ngo yari yaratahanye mu rugo undi mwana, ari nawe buri gihe ngo wabaga imvano y'intonganya no kutumvikana. Bamwe mu baturage bifuza ko mu gihe uyu mugabo yafatwa ubutabera bwazatangirwa aho iki cyaha cyakorewe, kugira ngo anasobanurire rubanda icyatumye akora ikintu nk'iki, ariko ngo n'igihano yahabwa giteganywa n'amategeko kigasigira amasomo n'abandi bashobora kuba bagifite imyumvire nk'iyi.